nari ndi ku rukiko aho Kazungu Denis amaze kuburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo by'iminsi 31 urukiko rubanza kuba rwicaye ruri kwiga dosiye ndetse n'ubushinjacyaha bwandika neza dosiye y'uburana ndetse kugira ngo rukusanye ibimenyetso neza byinjire mu rubanza mu mizi uko byakabaye. Rero ntabwo ndi bubatindire uyu munsi ndakubita mbangura njya ku byavugiwe mu rukiko ndane kuko nari nicaye 5/5 ibyaha byose nta kimwe kigize kinshika nabikurikirana kugira ngo nze kubigeza ku bakunzi ba TV8 Rwanda namwe mumenye byinshi byabereye hari ahantu mutugeze mu bigo cyangwa se mubona ahandi hantu. Urubanza rwa Kazungu rero tariki ni 21 z'ukwezi kwa 9 2023 Kazungu Denis yinjiye mu rukiko isaha y'isa 2:36 n'amasegonda 35 nari mari nabyiboneraga byose ko byakabaye nibwo, ariko nanone bwo singize ukuntu imodoka yamuzanye yaje kinjira ku rukiko rwisumbuye rwa Kicukiro rereye Kagarama hari hafi y'akarere ka Kicukiro hasi. Uru rukiko rero niko Kazungu yagombaga kuburaniramo kuko n'ubundi ibyaha byakorewe mu karere ka Kicukiro mu Busanza, mu karere ka Busanza, mu mudugudu wa Bishikiri ndetse kandi mu murenge wa Kanombe numva rero mu karere ka Kicukiro. Yahageze rero ku Samba bw'iharuguru uyu mugabo Kazungu Denis akimara kuhagera abantu benshi babaga bati se imodoka arimo ni iyi, ese imodoka arimo ni iyi, imodoka mwabonye muri video ya mbere twaberetse, video yihariye twabafatiye twagize TV8 Rwanda i Kigali tuba tuhari. Imodoka iza gusubira bitewe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere cyateye ino modoka kugira ngo isubire yarizanye Kazungu Denis, icya mbere cyari uko abaturage, polisi yarwanye n'abaturage kugira ngo ibasubize mu kazi, bajye mu kazi kuko bose barafite amatsiko yo kureba Kazungu Denis twabonye amafoto mu bitangazamakuru uyu nguyu cyangwa hari undi bari butuzanire. Abanyamakuru banyuranye bose bibazaga ese ifoto twabonye niyo cyangwa ntabwo ari niwe cyangwa ntabwo ari. Abaturage, abanyamakuru, umuntu wari uzi Kazungu Denis ni inzego z'ubutabera cyangwa se inzego z'umutekano cyane cyane zirimo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Investigation Bureau. Niyo nyine yari izi Kazungu ndetse n'abaturage bari bazi batuye mu Busanza aho yabaga nibo bari bazi Kazungu, ariko twese twibazaga ngo se Kazungu Denis ni uri muri modoka cyane. Bidatinze rero Kazungu yaje kuza yinjira amabara mu modoka iragaruka turitayarisha turavuga tuti natwe dushaka kumenya Kazungu yaje aherekejwe n'abapolisi barenga 8. Imodoka Kazungu yararimo kuko nk'uko mwabibonye yari imodoka ikinze ikoze nka za ambulance ifite plaque yihariye, ni imodoka y'ubururu n'umweru. Niyo yamuzanye araza kugira ngo asohoke abapolisi bose, special force muri polisi yabandikikiza imodoka yose uko yakaba, iravuga iti uyu muntu wishe abantu 14 ntawamenya, reka dukikize ntawamenya. Barakikira imbere ku kizuba, barakikira imbere ku mpande ku nzugi ndetse no ku muryango w'inyuma hagomba gusohokera. Uti rero yarari mu modoka bimeze bite? Kazungu yarari mu modoka ikinze n'inzugi zisanzwe, ariko mu modoka imbere harimo akandi kantu kameze nk'akabati cyangwa se ikindi cyumba nabwo yarakingiranye mu bikwereka ububasha, bikwereka n'uburemere uyu Kazungu yahawe n'inzego zifitiye ububasha zitewe n'ukuntu zisanzwe zigenza ibyaha zari zizi Kazungu uwo ari we. Niyo mu mutekano wari wakajijwe, imodoka ntabwo byari bisanzwe. Ibaze kuba uri mu modoka imbere ariko no mu modoka harimo akandi kantu kameze nk'akabati ukingiranyemo bavuga ngo serial killer umucanyi arwa araje. Barakingura arasohoka kuri ibitangazamakuru byari bihari binyuranye TV8 natwe duhari. Hanyuma rero icyakurikiyeho Kazungu akimara kugera hanze yambitse amapingu nk'ibisanzwe kugira ngo arinde umutekano mu buryo busesuye. Yabonye ibitangazamakuru byose ahita yifuka mu maso, yashaka umuntu umufotora, yashaka umuntu umugaragaza.
ariko inzego z'umutekano nazo kubera ko zashaka kugaragaza ko ntacyo zikanga, zimutegeka gukura ibiganza mu maso. Kura ibiganza mu maso bagufotore, kuko n'uburyo wabikoze ugaragara, ntabwo wari wihishe, ntabwo wari witutse. Kazungu rero yarebye abona ntabwo yajya kurwanya inzego z'umutekano kumufotora, yabonye yajya kurwanya inzego z'umutekano kubuza uburenganzira itangazamakuru, nibwo yakuye ibiganza mu maso, baramufotora, agenda bafata video. Ari niyo mwabonye hari twamufatiye natwe nka TV8 Rwanda. Kazungu yinjira mu cyumba cy'iburanisha gutyo, natwe twinjira mu gutyo. Utiriro mu cyumba cy'iburanisha habaye iki? Nk'uko bisanzwe urukiko rwari rwahawe uburenganzira itangazamakuru bike bigomba gufotora kugira ngo birinde umuvundo n'akavuyo, ariko natwe ntabwo twari turi aho ngaho gusa, twiyeranye dufata amavidewo muri kubona atambuka mo hagati. Umucamanza yafashe ijambo, perezida w'urukiko afata ijambo, abaza Kazungu niba yiteguye kuburana, aravuga ati nditeguye. Ubushinjacyaha buti, umuyobozi w'urukiko abaza perezida w'urukiko abaza ubushinjacyaha ati mwiteguye gutangira kuburanisha uyu ukekwaho ibyaha 10 byose bitangire? Ubushinjacyaha baravuga ati turi tayari. Yaragiye kuburana n'ifungurwa ry'agateganyo. Uti rero byagenze gute? Kazungu uregwa ibyaha bigera mu 10, twagiye tubabwira byose uko byakabaye, harimo imibonano mpuzabitsina ku gahato, harimo icyaha cyo kubika umurambo, iyicarubozo, kwinjira muri mudasobwa nta burenganzira, gukoresha amakuru muri mudasobwa nta burenganzira, gukoresha kwangiza inyubako y'undi nta burenganzira atari iyawe. Ibyo byose n'ibindi byaha birimo iyicarubozo, imibonano mpuzabitsina, guca ibice ikindi cyaha rero twaragitaye, guca ibice by'umubiri w'umuntu kubivana ku mubiri umurambo. Ikindi cyakurikiranyweho gukoresha ibikangisho birimo ibikoresho bishobora guhohotera umuntu, ndetse no kwangiza inzu y'umuntu abikubwiye haruguru. Ubushinjacyaha rero nabwo ntabwo bwari buryamye, bwari buhari bwose, ndetse bunamentioninga mu mazina y'uduce runaka aho abantu Kazungu yagiye yica baherereye. Kazungu yagiye yica abantu baherereye mu murenge wa Remera, muri mu gace ka Remera, Kabuga, Kinyinya, Masaka na Rusororo. Muri abantu bose Kazungu yishe bari bakuriye iyo mirenge. Urumva agenda agatoranya, yishaga uw'i Masaka ntabwongera kuhasubira, yajyaga yikoza Kabuga, yakwisha uw'i Kabuga ntiyongere kuhasubira, akagiye za Rusororo, ku buryo bigoye, ku buryo byose ari gushaka gusibanganya ibimenyetso kugira ngo badakomeza kumukira. Ikindi ubushinjacyaha bwagaragaje bwashingiyeho burega cyangwa se burega Kazungu kuba agomba gufungwa iminsi 30 kugira ngo abone afunze, harimo kuba abantu bose Kazungu yishe ajyaga kwica yarabanzaga kubasinyisha inyandiko y'uko baguze imitungo yabo yose, yaba iri kuri konti, yaba niyo batunze mu buzima busanzwe itimukanwa cyangwa se yagenwe. Akandika ibaruwa, akayisinya, akandika urwandiko, akarusinyaho, akavuga yuko njyewe Kazungu Denis, urugero, nguze na kanaka isambu, imirima, amafaranga ariko bayabona narayamaye, turaguze bityo na bitya, ngibi ndabyegukanye, akabisinyira, yarangiza agahita mwica. Ibyo byose akimara kubivuga natwe mu rukiko twikanze. Ikindi cyagaragaye rero kandi mu buryo Kazungu yicagamo abantu, Kazungu ni umwicanyi ruharwa. Kazungu kugira ngo yice umuntu yabanzaga kumujomba ikaramu mu mazuru mpaka avuyemo amaraso. Ubwo ni ubuhamya bwatanzwe n'abatangabuhamya baganirije urwego rw'ubugenzacyaha, batanga ubuhamya bw'uburyo byabaye. Hakazamo n'ibyo Kazungu yiyemereye avuga ko kugira ngo yice umuntu yabanzaga kumujomba ikaramu mu mazuru
kugeza avuye amaraso, ni nabwo uwo muntu yahitaga yemera ko yemeye ko agurishije Kazungu ibyo yari atunze byose. Ikindi, iyicarubozo, iryo ni iyicarubozo n'iterabwoba, yabanzaga kubaniga, yamara kubaniga bamara guhera umwuka mu gihe bumva ko nta gice bashigaje uretse gupfa, bagahita bavuga ati ndabyemeye noneho ndabivuga byose. Ubwo ni ku mibare y'ibanga ya mobile money, kuri konte ndetse n'ahandi hanyuranye yagomba gukora itungo. Ibyo byose rero byari uburyo Kazungu yakoreshaga yica abantu. N'indi mu rukiko nakubwiye byose ibindi bizanye uko byakabaye. Kazungu yasobanura avuga ko yishe abantu 14 n'ubwo mu muntu mu cyobo yatobagamo abantu basanze abantu 12, ariko avuga yuko abandi yabishaga kuraha akanabateka akabarya. Ibyo yavuze mu video yabanje sibiri kureba. Ikindi kandi Kazungu yari yarise impamvu atatahurwaga, yari yarise amazina y'undi muntu, imyirondoro y'undi muntu yagendanaga witwa Dushimimana Joseph, ariwe yitiraga uwo Dushimimana Joseph. Ibyangombwa bye Kazungu arabigendanaga, ariko Dushimimana Joseph afungiye muri gereza ya Mageragere. Niyo mpamvu atari gusohoka ngo umuntu ari kunyitirira ko ntiyari azi gukorerwa hanze. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko Kazungu, kugira ngo imyirondoro ye idakomeje kumenyekana, imitungo yose yabaga yambuye abo bantu, imitungo Kazungu yabaga yambuye abo bantu yayigurishaga yiyise Turatsinze Eric. Urumva kwita Kazungu yagenderaga kwitwa Kazungu, akongera kwita Dushimimana Joseph, akongera kwita Turatsinze Eric, agurisha mu mutekano nta muri hejuru. Hamenyekanye amazina y'abakobwa bamwe mu bantu, hamenyekanye amazina bamwe mu bantu Kazungu yishe. Amazina cyabwabesheje Kazungu yavuze ko yishe mu gihugu ko yabasinyanye ibyangombwa. Yavuze uwitwa Turatsinze Eric niwe yagenderaga ibyangombwa bye, agagurisha imitungo ye, yagambuye abo bantu. Harimo umukobwa witwa Eliane Mbabazi, harimo Clementine ndetse na Françoise. Abo ni abantu Kazungu yibuka yishe afitiye imyirondoro yose uko yakabaye. Ibyo byose rero mu rukiko yabivuze, ari naho urukiko ubushinjacyaha bwaheraga bumusabira igihano igifungo cyo kuburana afunze, bwamusabiraga kuburana afunze ku byaha kuko byose bifite ububasha n'imbaraga. Mu magambo make, Kazungu yari akodesheje ku nzu, nyir'inzu yitwaga Shyirambere Augustin, ari nawe yavugaga yuko ashobora kuba Shyirambere Augustin yakodeshaga Kazungu inzu iri mu Busanza. Yavuze ko Kazungu yanze kumvira mu nzu, akomeza avuga ko yayobewe impamvu yivamo, ndetse yari yamenyesheje n'ubuyobozi Kazungu yanze kumvira mu nzu. Ubushinjacyaha rero bwasabye urukiko ko Kazungu afunga iminsi 30 kuko hari impamvu z'ibyaha yakoze biremereye. Ibiri kandi iyo umuntu ari kurana ku gifungo cy'imyaka ku cyaha gishobora kugurirwa igihano cy'imyaka 2 afunze, agomba kuburana n'icyaha gikomeye, agomba kuburana iminsi y'agateganyo afunzwe. Ndetse kandi Kazungu babwira uyu nguyu, ubushinjacyaha bwavuze yuko mu rwego rwo kugira ngo barinde guhamuka cyangwa se guhungabana kw'abamutorotse, bwavuze yuko bagomba kumufunga by'agateganyo kugira ngo barengere abo bamutorotse, kuko yari yaravuze yuko nibaramuka bamuvuyemo azabica akabica n'imiryango yabo. Bivuze ngo rero ubushinjacyaha bwamusabye gufungwa by'agateganyo kugira ngo batangire banakusanya ibimenyetso byose, baregere dosiye urukiko, maze urubanza rwe rwatangira kuburanwa mu mizi. Kazungu yiburaniye, yavuze ko nta mavoka akeneye, abaka agomba kwiburanira, ndetse aburana yemera ibyaha byose aregwa. Anongeraho ko ngo yagiye mu baryamanye muri abantu 12 bose, ariko
ubwo yishe 14 ariko mu bo baryamanye harimo abamuteye sida ku bushake bitewe n'uko yari yamaze babonaga ntacyo basigaranye nuko bamuteye sida ku bushake. Niyo mpamvu ugomba kubona ari hanze zungu niko yavuga ati genda kubona ari hanze kuko ngiye kwivuza kuko abakobwa baneye sida ku bushake. Soza rero Kazungu Denis yagize depression yo guhitewe na sida, yanjwe ku bushake bw'abo bakobwa yaryamanye nabo, ariko nanone abantu bakavuga ko harimo n'ibitekerezo by'abantu bakavuga ati se bakugezeho bakwizaniye si bo bahamagaye. Ikindi rero ni uko urubanza ruzasoma ku itariki ifungwa n'ifungwa by'agateganyo, urubanza ruzasoma ku itariki 23 wa kabiri. Asojwe n'amarira bakimara kuvuga ngo aragiye, urubanza rwakurikiranywe na mama wa Turatsinze Eric wa mwana wishwe na Kazungu. Muri video muri kubibona ko yasohotse ari kurira avuga ngo agahinda Kazungu anteye, we kavuga ati niyo bana nawe yarapfuye kuko umwana wanjye yishe ntabwo nzigera mbikira. Umubyeyi yarize amarira menshi cyane, arira nkuko muri kubona muri video, arira avuga ngo ndenda kwikubita hasi ndumva mfuye n'impunde. Abanyamakuru barafata ngo bumvikana ko ari duhari, ndumva mfuye n'impunde kure kuko ndenda kwikubita hasi ndumva umutima uciye. Niyo magambo mama wa Kazungu yavuga. Mama wa Turatsinze Eric mbabare umwana wishwe na Kazungu, bari abantu bose Kazungu yarahari mu rukiko, yaje kumva urubanza kubwiyumvaga bahita runakatwa akavuga ati mumufunge burundu cyangwa se munamwice nk'uko yakuciye umwana. Ariko mu by'ukuri yari amarira y'agahinda, amarira menshi cyane mu rukiko akimara kuvuga yuko mu rukiko rusubitse bakaba baje gusoma urubanza. Yasoje rero ni uko byari byifashe ku rukiko. Abaturage bagiye kubuza inzu